uzongere ndakubaha ariko amakosa wakoze sinzi ibintu bikubwira iyo nibisanzwe mu frère wakwiseba hena iyo kwitaba hena nta nyo bikagira inzira dore ko urufatse kiba gifite uko rungana tubarwende ujya no kwiyogoshesha iyo dese ko kiba gikwiduka nka shikarete mva nyirashyano maze kurambirwa urusaku rwe rwa nijoro ari ku matelefoni n'abagabo akuvanye ubona ntavuga ukajyana nabwo nzi kuvuga maze kukurambirwa byombi arega ni nyoko koshye nyoko wabushijwe n'icyo kumugira uyebe wahari nanjye nagaruko nari ndi sheria namira nkawe umva narubwo teze kumera nkaye umva nkubwire vani ikindi ujye uzirikana yuko umutingito w'inyutaridura wese umva nakumena n'ibisaka byawe bakaza bakabibura nta soni aha nta nyoko ari noneho urebye nabi nakujanjagura n'ubumene bwawe bakabushaka bakabubura umva uretse nonosha ibyo ndaguteranye umva barahita bagucukurira satani arahita kwimukira umva uramusangayo usirana umujinya ukinera itonde mada utazi ayo uri kuyavuga ko mama tariyazi nashakaze mfi imbere nashakaze umva urahita utaha urasanganya ko ahari Nyirankotsa naho twaganiriye gute ushobora gufata umwana wawe kuko umwana wa mukuru wawe aba ari gwawe ukamufata nabi ko bigombeye noneho se bitwaje mikoro yo kukuvugira urumva aho ugeze kuvuga byarakunaniye bitwaje umuvugizi oya si kuvuga ko umuvugizi ariko agahari karavugwa we ntukomeze kumenyera nawe stop y'ubwo bugambo bwawe iyo umuntu ahagaze mu kuri ategerezwa kurwanwa ariko ibyo ndikora kubwira ni ukuri kuko hari ibimenyetso byerekana yuko umwana umfata nabi ko bigombeye umva umwana umufite inzara uyateye aturukaye niba bareze tumubatse ndiko ndaguhanura we umurikira bwakanga aho ubundi bubi umwana wanje baza afise birahagije yagiye ibibazo birenze gaha akwera bafite ibibazo ubuzima rwose bwanjye bwahise buhinduka mu gihe nari maze kukubona ariko shani wowe mpindurira ubuzima tuzi ko iyo ndi kumwe nawe ibibazo muranga byo muri uru rugo ndetse n'ibindi kuko se sheri reka nkubwire kumenyana nawe nanjye ubwanjye byampinduye ubuzima bwahinduye ubuzima bwanjye kuri njyewe numvishije meze bite se sheri sana kuma mwaharangaje ibijya gucika duca amarenga ubu singufashe niko nyirashyano umwana wanjye ambwira ngo uramusakuriza mva nyirashyano maze kurambirwa urusaku rwe rwa nijoro ku matelefoni n'abagabo uko nyumva ukagira ngo nsakurize ubona nkwiho rero ukagira ngo ntabwo ngenzi kuvuga maze kukurambirwa byombi arega ni nyoko koshye nyoko wabushijwe n'icyo kumugira uyebe wahari nanjye nagaruko nari ndi sheria namira nkawe umva narubwo teze kumera nkaye umva nkubwire vani ikindi ujye uzirikana yuko umutingito w'inyutaridura wese umva nakumena n'ibisaka byawe bakaza bakabibura nta soni aha nta nyoko ari noneho urebye nabi nakujanjagura n'ubumene bwawe bakabushaka bakabubura umva uretse nonosha ibyo ndaguteranye
ubwo bahita bagucukurira satani arahita kwimukira umva uramusangayo usirana umujinya ukinira itonde mada utazi ayo uri kuyavuga ko mama atari yazi nashakaze mfa imbere nashakaze mva urahita ugahakana ubusiwe ugenda bamuvugana muratinyuka iwanjye mugura amayoga ubu bintu byose mwateye hejuru ninjye wayayiguriye ariko ushatse kuvuga iki ninjye cyambaye umuhungu izo mu rugo iwanjye uko washinje kazi inzoga mu rugo rwanjye ariko nta kintu kidasanzwe cyabaye wamaze igihe wamaraye we uba wigize marayika anje bice mu byintoki zawe urutubije no kuwereka nkureba wowe oya mubabarire basi kosa niryanjye muguhambirize mujyane oya muguhambiriye mere twakoze iki umva nta kosa ufite wowe nta kosa ufite ntaryo uri kumwera amayoga mu nzu yanjye ese niza gusaba se basi nuba ari njye wamukoresheje ikosa tubabarire izi ni inzoga zo gusaba wazanye hano oya waje gusaba oya uko washinje kazi sorry umva ihangane kandi aho ugenda mu rugo rwanjye genda umushyitsi nk'urugo wande umushyitsi wande wa Betty yakubwiye icyo ari cyo hano yakubwiye icyo ari cyo hano ko mukubita se nta kosa yakoze ntaryo yakoze ibi ni byo mukangisha saba kuba kamera yifata korora umva ibise ubukoze ubu ni ibiki ndavuze ngo nkure babara ariko ntumukoreho noneho uragira ngo nigide ndi kwasi ubibone inzira z'ikigengo ukareshya dore uko nasa mutagenda ari kwangana n'ishinze kikatsinze Ngoranje shana apfa kwi. urabyicuza se ko yapfuye Umviriza. Kuba umugore wanje namwase. Mugabo sinifuza kwapfa. Babete rwose ujye nse none se buriya wari mutaye ariko mukunzara ku buryo yaba yapfuye ugahita wumva ko umugore wanjye disi Reka kuvuga gutyo sha. Urazi soni fisi zo kuzahura n'umuhungu wanje Eric. ufite soni ariko umugabo nyabaki ugira isoni zo guhura n'abana cyangwa wariye karya ukumve se nabimenye ufite isoni zo guhura n'abana ahubwo uzangurira akantu nagukijije umuzigo Mbe amakuru umukobwa wanje. ushaka kuvuga Betty Yego. bya Betty mbabariye bubishyize ku ruhande mfite umwanya ndi bubivugemo tubanze tuvuge ibindi Betty akundi reka nkubase ko mbona mu maso ufite umubabaro ubwo ni gusa Ikibazo cyo kubona umuhungu wanje Eric. ikibazo cyo kubona umuhungu wawe reka nkubwire Betty mbajije Kwana agahinda. uri gutinya ngo ufite isoni zo kurebana n'umwana Yego. kandi musaza wanjye uzaba inganzwa ubu ugira n'isoni zo kurebana n'abana kumva umugore cyangwa uriya mugore mutoya hari icyo yakoze usigaye utinya abana ute n'undi umufata umutware Betty wawe reka mukubwire Betty kwanza tuzanyanduriza n'abana imico mibi yigize indaya ngera hano iyo mvuye ku kazi nkagera ahangaha saa moya Betty arugeramo saa 3 uri kunyumva yaje ari umwana ubona ko kiyarabetse kigize intama ariko ni shitani isigaye iri ahangaha ejo tuzanyanduriza abantu ujyana umuzigo wawe Oya mugabo ugomba kwihangana sha. Nunze uko mushikana. None ushatse kuvuga ko Betty asigaye ameze nka mama wiwe. wabimenye inyabizi byari ngongereza ukuzi nyina Betty niko yagarutse Inja nje ukazi rero. Ndakomeza ndabitekeze ko mugabo Nese uragiye ushaka kugenda uragiye yego. impa Iki? amafaranga Amahera. none ntarya
ubona meramfise mugabo ntangorane nk'amafaranga ariko nza guhereza namfise ngo nguri kwa Mungu nta mushikanje none kuba mushiki wawe none hehe inone he inone Kigali none Kigali kura ko kuba wafasha ndabyumva narakoze nzanakora ariko nawe ujye unyunganira mu byo nkora zana amafaranga tuzobiraba ntangorane ubu nta mafaranga ufite mu nta meramfise mu wa mugore aba yagusatse abugabo nabo natwenza iki kirara ko nabonye kitoroshye sharika ngiye amasara amfashe sivyo genda ariko nubona umukobwa wawe aje ntuzagire ngo Nyirankotsa sinakubwiye none ngeze hanze tenda none urabona onkle wanje hano ndakumva kibona hano ukuntu bimeze nabi cyane ndakumva ngira ngo tuvuge kuri cya kibazo cya mushiki wanjye ubana ameze nabi pe hanafashwe nabi ngira ngo nawe urayibonye iwanjye mu Burundi by'ukuri hano hantu haba narabonye ubuzima bayemo ubuzima bubi cyane buteye n'isoni afashwe nabi ni ukuri ameze nabi uzi ko nkigera hano baranyakiriye ndi kunywa banyakirije umwana we barazara yinywa pe umva none yambwiye n'agahinda afite byarambabaje ahubwo ni ikintu nifuza gusaba nta kuntu wamubonera akazi ari Bujumbura rero kibazo waruvuze yuko ngo ci Burundi kumutwara Burundi urazi ko Burundi hameze nabi kuronka akazi nta buzi buhari ndetse nyene ubuzima ni kurondetsa nanje nakazi mfise nyine ntigafashe sika kandi uvuga ngo kuronka amahera afaditse ariko icyo noza naronka noza ndamurukira agafasha ayo mafaranga ariko rero cyo ikintu ngomba ko wokora wewe uri ino wo murondera akazi abyumva ngiye gukora uko nshoboye kose mushakira akazi bwose pe ndagerageza mpaka mukure hano vuba na bwangu kuko urumva aramutse agize ikibazo cyangwa agapfa nitwe tuzoba duhomze none yego icyo kintu ngiye gukora kabisa ngiye kubishaka vuba na bwangu bwose vuba cyane rwose kabisa birakwiye bahena abandi none sipiro wazanye se nizi munda nimeze nabi wana iki munda ni hatari kabisa kwemera ukuri kwawe ntabwo namenya aho ngufata warahikise kuvejo naho kubije bari wahaye Eric ntabwo ndi kumva meze neza ariko ikintu cyakoze mu kanwa ngo eguka bahena wagize ute amwe kaji ndeba mwana wa ngo namwe kurije ya Eric byarse Juste ntabwo uzijya wayimuhereye yaje betari yamuzaniye warayinyoye nami wanjye inda yawe bahena warayinyoye mwana wa bahena ngira nyine umugire cyacu warayinyoye nayimwe wana nana kasigaye koze kirahungu bako byarenze